Haleluya. Ndanezerewe umunsi wa none. Nawe ndakunezerewe. Wowe ubonetse kuri uyu mugoroba. Tugabana iri jambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana tujye kugabana umunsi wa none. Ndakubwira ngo wongere kuryiringira. Buri mugoroba tugabana ijambo ry'Imana. Rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Turebera hamwe icyajyanye umugisha wawe. Ni ngombwa yuko umugisha wawe wongera kugaruka kugira ngo ugaruke mu ruhande rwawe. Hari ibyawe Satani yanyaze kubera kujya kure y'Imana. Ni ngombwa kugira ngo buri munsi tugabane iri jambo ry'Imana. Umenye aho Satani yajyaniye ibyawe kugira ngo byongere bigaruke mu ruhande rwawe. Nkubwira yuko ibyo Satani yajyanye ntabwo ari amafaranga gusa, ntabwo ari amadolari. Satani ashobora gutwara abana bawe, ashobora kujya mu muryango wawe akazanamo ibibazo bitandukanye. Rero umunsi wa none ndakubwira ngo dusengane Imana buri mugoroba kugira ngo ibyawe Satani yajyanye byongere kugaruka mu ruhande rwawe. Dusengane Imana turebera hamwe ingaruka z'icyaha. Mana yacu tugirire neza. Iri jambo ry'Imana tugabana buri munsi ntabwo rireba icyiciro runaka. Waba uri umwana muto, iri jambo ry'Imana rirakureba. Waba uri umusore cyangwa se umukobwa, iri jambo ry'Imana rirakureba. Waba uri umukecuru cyangwa se uri umusaza cyangwa se ukuze, iri jambo ry'Imana rirakureba kuko hari ibyawe Satani yajyanye. Ni ngombwa yuko byongera kugaruka mu ruhande rwawe kugira ngo wongere kugira amahoro n'umunezero, byose bituruka ku Mana. Rero ngusabiye umugisha ku Mana kuko wongeye kugaruka ku Mana. Tugabana iri jambo ry'Imana. Tujye gutangira dusenga Imana, dusaba Uwiteka kugira ngo umunsi wa none Imana ikwigaragarize kandi Imana yongere kukugarura ugaruke ku Mana. Uwiteka Imana, nkweretse uyu mugoroba Data, kandi nkweretse ubu bwoko Data kugira ngo bongere kugaruka imbere y'amaso yawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, bavane mu byaha, bavane bitavuga izina ryawe. Mana bakwiringire kugira ngo ibyabo Satani yajyanye byongere bigaruke mu ruhande rwabo. Nsenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mana iguhe umugisha. Tujye kugabana ijambo ry'Imana. Uyu munsi tujye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma ibice 4. Turahera ku murongo wa 10. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe riranakira ku butaka. Noneho uri kivume, butaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none, ntibuzakwerera umwero wabwo. Uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Amen. Iri jambo ry'Imana niryo tujye kugabana. Iri jambo ry'Imana tumaze gusoma muri kino gitabo cy'Itangiriro niryo uyu mugoroba rigiye kuguhindura. Haleluya. Kayini na Abeli bamaze gutanga ituro ku Mana, haje kuvuka ikibazo gikomeye kuko Kayini ntabwo Imana yishimiye ituro rye. Kayini ararakara. Amaze kurakara, ibyaha bitangira kwitugatugira umutima we. Ariko Uwiteka aramubwira ngo ukoze neza ntabwo wakwemerwa. Mana yacu tugirire neza. Ariko Abeli
Imana yaje kwishimira ituro rye. Wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana, Imana iguhe umugisha kandi Uwiteka akugirire neza. Ibyo utakoraga neza, reka umunsi wa none wongere gufata umwanzuro kugira ngo wongere kugarukira Imana. Kayini we yanze kugaruka, arangije afata murumuna we aramwica, akora icyaha, aza kugira ingaruka z'icyaha. Wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana, tukabana buri munsi, ndakubwira ngo icyaha kigira ingaruka. Icyaha cyose kigira ingaruka, nta cyaha kitagira ingaruka. Urabeshya bikagira ingaruka, uriba bikagira ingaruka. Umunsi wa none ndakubwira kugira ngo uve mu byaha, ndakubwira kugira ngo wongere kugaruka ku Mana. Kayini amaze kwica murumuna we, yaje kugira ingaruka z'icyaha. Mana iramubwira ngo ubutaka bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna we Abeli. Mana iramubwira ngo kandi kw'ibyo akoze ngo ntabwo ubutaka buzongera kwera umwero wabwo. Mana iguhe umugisha. Ndakubwira ingaruka z'icyaha, ndakubwira ikibi cy'icyaha, ndakubwira wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi kugira ngo uve mu byaha byawe Satani yajyanye, byongere kugaruka kuko waciye bugufi, wihannye ukagaruka ku Mana. Kayini yagize ingaruka z'icyaha kandi Imana iramubwira ngo abazamubona bose bazaharanira kumwica kubera ko yakoze icyaha. Ariko Imana iza kumugirira impuhwe n'imbabazi, imushyiraho ikimenyetso kugira ngo uzamubona atazamwica. Mana itugirire neza. Waba ukora ibyaha bitandukanye, waba waragiye kure y'Imana, wumvaga ntacyo bitwaye, watukanaga ugakora ibyaha bitandukanye ukabifata nk'ibisanzwe, ariko ndakubwira ko icyaha cyose kigira ingaruka. Mana igufata ukuboko, Uwiteka akwigaragariza umunsi wa none. Imana ikuvana mu bibi kugira ngo ibyawe Satani yajyanye bigaruke mu ruhande rwawe. Abeli yagize ingaruka z'icyaha, Mana iramuhana. Adamu na Eva bagize ingaruka z'icyaha. Iyi ni ishusho itwereka ingaruka z'icyaha. Iyi ni ishusho umunsi wa none iri imbere y'amaso yawe kugira ngo wirinde ikibi kandi wirinde icyaha kugira ngo ubone umugisha uturuka ku Mana. Wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana, Mana iguhe umugisha yuko ugiye kugaruka ku Mana kandi ugiye kwiringira Imana kugira ngo uzagere i Siyoni amahoro. Turi ku isi kandi isi turiho ntabwo tuzayihoraho, turi abagenzi. Nubwo duharanira gukora imirimo itandukanye, benshi bakubaka amazu, abandi bagakora ibikorwa by'imbaraga, ariko kwa Data ntabwo tuzajyanayo amazu, kwa Data ntabwo tuzajyanayo amashuri, kwa Data ntabwo tuzajyanayo doktora, kwa Data ntabwo tuzajyanayo imikumbi n'ubutunzi bwinshi. Ibyo byose bizasigara mu isi. Ibizasigara bandi bazabikoresha kandi bazabinezererwa. Ariko umunsi wa none ndakubwira kuva mu byaha,
kugira ngo uzaragwe ubwami bw'Imana. Mana yacu itugirire neza. Byaba bibabaje waba utunze kandi utunganiwe ariko ukazabura ubwami bw'Imana. Satani ashyize akavera abantu ku maso, ashyize ishasha abantu ku maso kugira ngo badashaka ubwami bw'Imana. Ariko umunsi wa none ndakubwira kugira ngo ushake ubwami bw'Imana, ndakubwira kugira ngo iby'isi nibugutwaze igitugu, ahubwo ushake ubwami bw'Imana kugira ngo uzagere kwa Data amahoro. Nta munyabyaha uzajyayo, nta mwicanyi, nta mujura, nta musambanyi, nta murozi, nta munyamagambo. Buri umwe wese ukora icyaha ntawe uzagera kwa Data, ahubwo uzajya kwa Data n'uwihannye akava mu byaha. Wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana, naho waba ukennye ariko uzagere kwa Data, naho waba udafite imyenda yo kwambara ihagije uzagere kwa Data, kandi nawe waba udafite ibyo kurya bihagije uzagere kwa Data amahoro. Ngo hari amazu meza yaduteguriye kandi y'igiciro, numara kugerayo ntabwo uzongera kwibuka umubabaro no guhangayika n'agahinda. Kadusengana Imana, wirinde icyaha, wirinde ibibi, kugira ngo uzarye ku mugisha Imana yaguteguriye kandi uzagere kwa Data amahoro. Kadusenga Imana, uve mu byaha bitandukanye, Imana ibe mu ruhande rwawe. Mana nziza, ndagushimye kubwira ijambo ryawe, reka rigendagende mu bwoko bwawe, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, reka iri jambo ryawe rigende mu mpande z'isi zitandukanye. Data mwiza, bazabashe kugera iwawe amahoro, kandi babashe kurya ku mugisha wawe wabateguriye. Nsenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen.